muri Kayonza, noneho barirukanka bazana imirinda nkuba bashyira hejuru y'insengero. Isabato itangira bakiri hejuru y'insengero bari mu bintu by'imirinda nkuba byo kugira ngo buzuze ibisabwa. Bwarakeye babagenzuzi baraza basanga n'umubwiriza ari ku ruhimbi, bati tuje gukinga musohoke. Imana ni nziza, muvuge muti ibihe byose we aho uherereye hose, kandi ibihe byose Imana ni nziza. Ndagira mbabwire yuko Imana ari nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza, kuko igihe cyose hagiye habaho ingorane zitandukanye nk'uko nababwiye mu ishanga rya Isiraheli. Ndashima Imana yuko ubu umuntu usenga by'ukuri mu mwuka ndetse no mu kuri nta kibazo na kimwe izi saha afite. Ikindi kandi kuba urusengero rwa mbere rwa Yerusalemu nk'uko nababwiye rwasenywe n'umwami w'i Babuloni, niwe waruteye arongera arubaka mu gihe cya ba Daniyeli. Daniyeli avuga ibyo mu minsi y'imperuka. Urwa kabiri rwa Yerusalemu Yesu nawe aruvugaho, avuga ko ruzasenywa mu gihe cy'umwami Titusi w'Umuroma. niwe wasenye urusengero rwa kabiri rwari rwarubatswe i Yerusalemu, rwubatse n'umuhanuzi Ezira ubwo yabwiraga ubwoko bw'Imana buvuye i Babuloni. Bivuze rero ngo kuba ibi nta kibazo kirimo, kandi ndagira ngo mbabwire muhumure, umuntu ushaka gusenga by'ukuri arakomeza asenge. Uko nakomeje mbabwira abapasiteri, abayobozi b'amadini bishakiraga indamu, murihangana, biba bibabaje nyine, ariko ndagira ngo mbabwire yuko nta kibazo nta n'igitangaza cyabaye kuba abantu bakomeje kwivovota ndetse no kuvuga ko insengero zafunzwe bakumva ko ari ikibazo. Kandi Imana ni nziza ibihe byose. Icyo murarikirwa mwese cyangwa se icyo turarikirwa twese nanjye ndimo, ni ugukomeza kwiga ibyanditswe byera, kuko hari igihe kizagera aho noneho buri muntu azatungwa n'icyo yamenye. Murakoze, murakarama, mugire umugoroba mwiza, Imana ibamugishe.